Emmy nyawe uherutse gusora kibuga cya mucuramiyeho mana we bavuga atari ko nyamara nzunzu ati ibi ni ibiki ko ngiye nanjye nje nkitereka mana we none si Emmy nyawe umugore we ntiyageze akamuhana ka sirino keza gafitanye isano na Edeni cyangwa se gahunda ya Adamu na Eva agera amwitaga pome. Twongeye kuba ikaze abakunzi ba Precision TV mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Nongeye kubashimira nanabifuriza umunsi mwiza ndetse nkomeza no kwibutsa gukora subscribe kuri Precision TV kugira ngo natwe turushaho gukomeza kubagezaho inkuru z'imiriro kabisa. Inkuru za gikada. Miripuko. Hanyuma rero nkuko twinjira mu kiganiro ndatangira mbabwira ngo twakire umukada abatuzaniye inkuru nziza cyane, umukada w'abanyarwanda. Mukada w'abanyarwanda ngombwa mu bacu rusezera mahina abari kumwe na King Platinum. Uyu King ngo intego ze no kugira ngo umunyamakuru wa mbere ukunzwe mu Rwanda amuhigike amufatana umwanya wa mbere. Nibyo nakubwiraga ngo tujye dukomeza dutanga indabyo kuri DC Crema. Statement ze zirasobanutse. Mu rukerera yarekuye statement avuga ngo nuwuhe munyamakuru ukunzwe cyane. Nge nakuze nkunda Philipita n'ubu ndacyamubara nka number 1. Uzi muri comment Raki yabonye abantu benshi yagamuza hejuru gato. Yago na Raki urasimbura ndepfura. Nibo bageze finali. Havuzwa abanyamakuru benshi ariko Yago na Raki nibo bageze finali. Ako mukada tujye tunotanga indabo kuri bano bahungu. Byose nigishije aha. Ndahera kuri DC muhereza indabo. Ariko nawe indabyo azihereze Yago. Pondat. Big Energy tikoma. Awuzi ko Big Energy abahanzi ubu ngubu bahari bagezweho bose bari mu bahanzi yazamuye. Jobundi ntago twari turimo twumva inkuru y'uburyo Yago yitereka mu Buganda gahamagara abantu biciye ku mbuga nkoranyambaga ze ngo muze mu ndebe dusangire sari gakubita muri za Uganda. Jobundi byarabaye ba Pionike barabyitabiriye ariko biranga. Uri kumva umuntu wari uhari Fisi kandi Pionike yaravuye Fisi cameraman wa Jaras uramuzi. We Pionike we yashaka kubyitabira ariko we aza mbere. Byakomeye nta jisho ryiza nawe yaraza makuru. Fisi wa mukameramani gutya nyira Charles wa Jaras yarabyitabiriye yarari mu Bugande gwibyuki byapanuwe yagarakunzwe ariko witonda umukada. Ejo bundi kamisha yamuhaye ubutumwa ibintu abantu bakuvugaho byirengagiza. Wigenda wikorere gym urya ibirayi byinshi urya imishogoro urye igitonore we wiyubakira umubiri. Baherutse kumubaza kuri live ngo ngese ikijyanye n'urukundo hari Uganda ntago arakibonayo. Abasubiza agira ati turukundo rw'iyi minsi cupurini ariko avuga ko mu ndirimbo muri album ye ari gutegura hazagaragaramo umwana we. Wayaseka yarabisobanuye. Hanyuma twikomereza Yago Big Energy n'umunyamakuru mwiza w'abantu. Wowe iyo urebye ukabona achievement za Raki ukabona uburyo ademarika abantu abato abakuru ibihangaje icyongereza igiswahili hose abamanuka yizerwa n'igitangazamakuru cy'igihugu. Aba MC arahizenguruka hose mu bitaramo by'abahanzi by'amasosiyete yo kwamamaza. Ubona wakifuza wowe King kwibera Yago yavuye kuri mainstream. Urugendo rwe rurasobanutse. Goodrich TV10 avayo ari demarika. Abantu benshi batanya no kuvuga ngo iyi YouTube channel ngo imigabane ngo ya Knowless na Kerema ngo ibiki ubundi bakazimwiba. Ni byinshi byamuvuzweho. Ubafite indirimbo nziza ni Palaso ni nani narayibonye indirimbo uri kumva. Yagwagera wari demarika umuhisi n'umugenzi trend yose ari Yagotara yose upcoming bose abatereka ageraho atangira kujya blessing abantu za miliyoni. Ubwo Raki we ari kuvuga ati dusangira icyo kurya. Yago we akavuga ati nkuhereze ifungo.
yagwarengaho mu gihe uwitwara Kinzeyimana yabaga ari video vixen mu ndirimbo za Charly na Nina ababizi barabizi yagowe noneho yabaga ari gufata abo bahanza bakoresha uburoko muri Sugwejo muze munzenguruke ko mudakoma amashyi we nizo wera idama wowe ndimbati vugana na Briane mukoma amashyi ko mutamwenyuye kuri iyo sene iyi ni hit element biso video yago ubu kano kanya featurinze na Parasi maze kugira 185 kuri YouTube kose ko yarekuraga imiripuke kagwa muri za 800 akijandika kabare kuyu mwambi kuri roku kabuguye turuwasa akijandika kabare kuyu mwambi kuri Bruce Melody kabuguye 400 ba Brian urabazi ba Emmy none se ni gute indirimbo ye comedy cyitwa Bikokora gihora cyarakaye ni cyaye no hanyuma twinjira mu bro oya ntago nyinjiza king mbabarira ni wendi kototera kuseki wacyugendeshagaho ni wowe wikwepa uri kunsoma mind uri kumva bro nibyo tukavuga ngo big mind yenda n'urugero fatizo kujya tujye tubiganira no muri comment no heti yo mu spreading love nyabuneka abantu muri comment nkuru tubaha nago muzikeneye tuganiraho dushaka no kutaza muri breaking tukazana topic iyi minota 2 yime ukabona Kiramani yarebwaga n'ibihumbi 400 miliyoni 500 300 ubu ari kuri cadence y'ibihumbi 68 72 94 niyo cadence hari n'ahandi njye kuguha ijambo aza n'umuzungu mushyashyuraho wa Cupurini nyine urumva abazungu bakennye nago tubafata akamurohamo yakagombye kuba creativity bro muri cinema twakagombye kubona ko hari igishoro kidasanzwe nubwo n'abazungu babakene babaho hari amafilime y'umuzungu ari muri 20 niki navugaga nuko cinema isaba comedy cinema theatre kinamico ibiki cyangwa se series kubayikina wabonye filime ya Nyambo bro agatereka abantu bafite sound engineer writing uri kuri kamera kandi kamera simwe abakinnyi bose nibihangange uragarura miki nakayabo uragarura umuntu bita Alphonsine nakayabo BGO bit uramumanura Musanze atensabe nakayabo bro ukishyura abantu barenga 20 na 30 na filimi kagwa 24 kinga gatereka jitafu gusa uwum kabanza ukamufunga 30 ugahita umuterekamo akantu kagapomusote agahita rekura umwambi ubwo su wa babiri kandi ubwo nawe uruhare rw'aba yarutamiye kugira ngo nawe arabagirana ubona ko jitafu yambara neza nese ubwo urumva bidatandukanye igishoro erega shora bike winjize bike ariko ku bantu bake kandi no kuri haso zitari zimwe we nimba ikiganiro gishutinze iminota 40 ukacediting indi 40 sinema ubwabyo 40 baraba bari gusubiramo senimwe aha makeup none ibyo byose warabyize mbere yuko wijandika muri sinema wabanje kubyiga izo menace ibyo bibazi ibiki byo tubwira ijambo ni ryawe manashango duhere kuri izo views wavuga yego waruzi yuko buriya Kiramani yatangiye kugwa byibuze 200 mu munsi zira views zari zivuye kwa Papa Sava ko Papa Sava nibo yizi yaramennye gwera kuri episode ya mbere bro kuri episode 400 umva nkubwire none analize zanjye Papa Sava n'umuversatility ubushoboye ibintu byose arandika aragira gute arakina ari comedie arabaseriye arabumuyobozi byose yize education yize psychologie na pedagogie amanagingwa n'intare bamwita Neri Wilson Misago kontra ze uri kumva endorsement afite za MTN za hanu hose n'urundi rwego ariko bro akagira ikintu kiza abantu bashima kuko we ntabwo agira season kuno yakoraga ibintu bimeze nk'ama episode ariko agace kose wareba wamenya message ntabwo ari uruhererekanye nk'abamenya
ariko bamenya n'ubu ugenda umure 300 arabibana. Papa Savari muri mirongo nawe ndakwereka Banyarwanda tugendane. Papa Sava nawe muri iri bura rya viewership nawe hari ama video afite y'itandatu bingahe. Ariko bamenye iyo yaguye n'iryinani nabiri ningahe. Nsabi ajya kuri Nsabi comedy yabaga ari muri za 300 ubu ari gufunga 70 ingahe. Kandi ubwo ngo yiyomoye kuri ubwo na Big Mind yagaye namba na Nsabakoreshamo bane. Big Mind ya 20 na 30 na yo nono nayo niyo kadanse ni 70 ingahe. Ariko se ngiye mfite ikibazo nshaka kwibaza. Ariko iyi ni crazy bari noya kuko nubundi baba basa. Oya no mu bahanzi biriye. None se nkibona abahanzi bose bari kuvuga ngo G-Tough yakoze hit. None se ubwo Aline Sano wa mbere wagiye mu marushanwa mpuzamahanga akagira gute? Aline Sano miliyoni y'umwaka wa 5. Ariko nanjye rero ayiririmba mu nzozi. Nanjye witonde abahanzi bo mu Rwanda mba nabonye urwego rwabo. Niba watinya G-Tough uri kwindirimba imwe ikigwiri 7 bingahe. Nago ndi bwumvikane nawe. Umbabarire abantu banga G-Tough n'abanyamakuru birirwa bamuteza ribu, birirwa bamukomanyiriza, birirwa bamubaza nimba itaramuhamagaza. Ninde muhanzi utaramuhaye indabo ze? Genda urebe 1-on-1 ya Element KBS arakubwira ati G-Tough manuka ureba abantu bose abahanzi zamuka muri baneri ngabo we noneho aranayiperforming kubita waranayiperforming. G-Tough ninde muhanzi? Ejo bundi G-Tough yavuze inkuru yari y'ukuri abantu nibagira ngo ni comedy. G-Tough yamenye iri ya bombe Melody aramuhamagara araza bivuga mu kiganiro ngo wabaruye baravuga ati do debile. None se debile ntago muzi Melody abahamagaza batumiza batelefona abajyani wakabakira kinywaji icyo kurya afite nimero ye. Iriya nkuru kubera iki G-Tough abantu bayidistortinze. Hanyuma nje ndashaka kwibariza abanyarwanda kubera iki bose bumva yuko G-Tough afite kujya muri gereza. Hanyuma mu banyamakuru wenda ntago ndi butinde turahera kuri Emmy Kinege aherutse gusohora durutse kubona video yasohotse hanze arimo abaza umukuru wa RIB ngo G-Tough iriya ndirimbo yiwe habari. Umuyobozi wa RIB Murangirwa Tsira akaba n'umuvugizi wa RIB yamusubije mu magambo meza abambwa ati murashaka ko G-Tough abahiki. Bamwita Dr Murangira Bitieri wo ni umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha hano mu Rwanda. Urwego rwe rurasobanutse icyamaze gufasha iyi industry yacu tubamo. Hari abantu ubona bagiye gutana akabaha warning kandi ukabona bagarutse mu mujyo tugendane n'umuco kuko umuco dusangiye uraturanga. Tugendane na gakondo yacu, tugendane na kirazira. Ubwo rero aho ngaho abahari adufasha. Emmy Kinege we rwose narumiwe ariko ndongera ntanga indabyo kuri DC Crema bahuriye kuri mikoro za Isibo amubwiza ukuri ati wageza urensista ukajya uvuga ukanasobanura. We nimba ubajije umuntu akagusubiza ko ataramukonsilita urinjira unasobanura ibyo yakoze unagire gute. CEO wandagaje akavuga ati rakanywa imihango ya CEO byagenze bite waramuhururije. Ariko abahanzi G-Tough yaje kuri yicano avuga abantu ngo bashingamo amapoto ngo abasamoya zigera bakajya gukora ibyamfura nziza amanukize byo kubirindura umuntu umutwe imbere kubita za saruto azamuka ngo mu mashungo bahekenye nta kintu atavuze. Abo bo ba mbere byagenze bite? Mama Scovi yabigenzemo neza arasobanura ngo nta gishya yakoze birasanzwa ahubwo buri wese azana style y'uburyo ari bubivugemo. Ariko nimba abantu babyishimiye dukotinge Jado Castar niwe wabonye video y'abamama Rubavu aravuga ati babandi bambara ibitenge badusongera ubugari. Message yabaye well delivered nicyo kigaragara ko bayishimiye bayibyinnye. Message yabo yabagezeho. Hanyuma tukomeza rutumva Emmy rero ntago agaragaye amenagura umuntu bita ese ubundi reka nkubaze Abanyarwanda se niba ari kunyumva none se hari hate irimo bro? Nimba harasotse hanze amajwi ya Kinege ari kumenagura Melody amuteza Diane bamubohe akagera hakamusweza oya
oya akajya nukuri man Akamubwiza yaramufakinze down aravuga ati none umubyeyi none uriya biriya nibyo bitari ibishego rwose twipozo equation yego nimba ari amajwi atari ye ya icyo gihe yari itaraza mfura yanjye nawe bayanarize nta gishego kirimo. hanyuma njye ese ni we muntu w'umukozi w'Imana wababaye ni weho gitwaza ni wowe murimo w'Imana urarimbutse koko ukensista ugakomeza ugasobanura uri kumurega uri kumutanga. ase njye nibajije ikibazo kimwe buri bigifata umwanya igenzure buri ndirimbo y'umuhanzi wumve ko nta gishego kirimo. Dr yamushubije neza ngo ntago ibyo ndabiha umwanya atubundi hanganye n'ibindi bintu bikaza hanganye n'ibindi bitafari kukubwira ngo njye naza byagenze biti by'ubugari ibiro 4 byaje igitenge cyasimbukiyeho n'amazi kikaba kiramutohanye none se kubita kura ati Kinyarwanda mutumva ni iki indirimbo iri mu butumwa buhamba kandi imibare iravuga. None se abo bantu nimba ari ibishegu nimba batayikunze nimba bayanze ko abanyarwanda bafite indangagaciro kuki bayireba bakayitereranye kabiri mu bihumbi 2 none ko bayishaka ko bashaka kwibaguma mu matwe. kandi Gitafu nawe avuga ati indirimbo nta hantu ngiye nigeze njya kuyamamaza Semi yabuze ikindi kibazo ubwo kandi ngo Prophet Joshua mumereye nabi ku rundi ruhande ndakubujije ari kugarura ibyo byose hanyuma berereka mfura berereka njye icyo nakubwira Uwimana yahaye umugisha ntawe ushobora kumwambura bishoboka umuntu aragirira ishyari umuntu arigire n'umuntu turumbutse wawe indirimbo ya Gitafu n'umuntu uraho uri kwishakisha umubyeyi yabisobanuye neza aravuga ati Gitafu ko amagambo asanzwe avuga nayo ko bayafata nka komedi nayo tuyasuzume tuyanarize ndirimbo yo murayanaririze bari mbi mwayiretse. hanyuma hano tuba twicariye yitwa 10 tutu inyamirambo yego hano uzamuka ujya kuri Bauba rwose ku muhanda w'amabuye ukizamukira n'inyubako nziza atubasangana ikirero muri 10 tutu ubaye ukeneye gukora ubukwe hari place nini igaragara neza hari ahantu wakorera inama umwihariko sasa rero bagira inkoko hano za nkoko udasanga ziteye inshinge ngo yakuriye iminsi 2 aya izo ngiza hano koroyiro kananga ubutumwa twica ahantu heza 10 tutu Shemutabazi yo numukire wamaze kwidemarika numukire ukomeje kuduhesha umugisha ahangaha tugendana n'umuco indangagaciro ariko amadini yose uburi umukatolike uburi umuyisilamu agapira ukeza ube uri umuntu ushaka kubaza nibikonje muri frigo service impeccable ariko naguciye mu ijambo bamaze gutegurwa ngo hari ikintu hano kitahaba yego naga ibintu bijyanye n'ingurube oya gahunda ya kavatire hangaha rwose ariko nanone tukagira umwihariko kubera za nkoko nziza ariko tukashyiramo agakeregeshwa muri bonasi mu cyitwa kompanyoma koze cyane akompanyoma isobanuye iki ni bya bindi biherekeza menikoze nimba tuvuze urukwavu nimba tuvuze ifi nimba tuvuze inkoko iraherekezwa n'amapomusote iraherekezwa na bya bitoki byiza bimarini ni ya machips ari ku rundi rwego hanyuma tuzamuka ubwo rero 10 tutu yamaze kwidemarika ni hano ku muhanda w'amabuye ugana Baoba metero 200 uhita uhagera icyapa kinini cy'umutuku bakomeje kudufata neza guherekeza imiriro yacu nk'ibisanzwe bwana King Platinum ubu tuba tumaze kwinjira rero gikada mbabarira umbwire hari inkuru ndi kumva hanze ahangaye umuntu bita nyawe uherutse gusohora kibuga cya mucuramiyeho mana we bavuga ati ariko nyamara nzunzu ati ibi ni ibiki ko ngiye nanjye nje nkitereka mana we none suwe minyawe umugore we ntageze akamuhana ka sirino keza gafitanye isano na Edeni cyangwa se gahunda ya Adamu na Eva agera amwitaga pome kumwe abantu bitana abasheri abashusho abaki ariko ukagira kantu kagakeregeshwa uhasheri ako kantu kagakeregeshwa rero kitwa gapome ndagira ngo nanababwira hano anamushingira YouTube channel yitwa gapome arambwira ati mbabaruke abanyarwanda barayiza abanyarwanda bazi showbiz komeza uzamuke hanyuma iyo nkuru iravuga ko hari amafaranga hari umukire witeretse akavuga ati njewe naye ndashaka gushora imigabane cyangwa ashora imitungo
mu cyitwa YouTube channel. Yego Aritereka inkuru ndayizamuraza kuitugezaho neza. Yizamure neza nyumve mbanze nyishyire mu bwenge gikada. N'abanyarwanda bayumva. Umukirara avuga ati nzajya nisohera bije yasaga miliyoni 2. Yego. Kugira ngo akazi kanjye kagende neza. Yego. Gusa nyuma byaje kuvugwa yuko ayo mafaranga yasohotse ariko umukira akarebeshwa hehe ikanarange akaba ari nayo mpamvu inkuru tugiye kuyimanuka. Reka mere inyuma gato. Emmy nyawe ni umuntu widemaritse avugwaho ibintu byinshi tushayikoreye kuri Yago TV show ubwo yijandikaga ndetse akomoza ku makuru ya famiye ye nyuma haza kuba ibintu byinshi bitandukanye byavuzwe aho rero ntago twahinjira mfura ndi kwibutsa abanyarwanda bagendanye n'iyo miriro n'ibiki n'igihe yaje kugeraho agasaba imbabazi umuntu witwa nde umuntu bita Yago naye ko batarebanye ijisho ryiza ari muri cya gihe cy'imyambi ibyo berere Emmy nyawe aza kugeraho ari demarika ni umuntu iyo wavuye kure umenya n'uburyo bigendamo iyo utazi yuva ntago umenye iyo ujya ubuzima bukomeye yaciyemo abuvamo gitwari atangira kugenda ashinga ndabyibuka House of Cake yashinze igikondo arakomeza ari demarika tuzamuke mu mateka ibi ni ibigwi by'umuntu cyane Emmy nyawe ageraho 3D TV ramugumana mu gihe Jihad yaragiye kuri Dynamic ahawe Kia amaze kwidemarika bivuzwe ko ari nawe bari bamenyeranye baza no kugirana ibibazo ndabyibuka Emmy nyawe banamusibishije ikiganiro yari yakoze yavuze kuri Jihad avuga ngo uyu naramuzamuye ndetse yamfashe 50% n'undi 50% Jihad aravuga ati uyu muntu dukorana ku isibo nimutamwirukana abanza siba ikiganiro cyamumwirukana ibyo bintu biraba Emmy nyawe asiba ikiganiro ariko nyine umwe aracyari mu kazi undi nyine ari mu gutozwa ari mu igororero sibyo Emmy nyawe rero yaje kugeraho baravuga ngo va ku giti dore Emmy nyawe umenyeranye n'umuntu bita Jihad ni nyuma yuko Jihad yaje joininga Emmy nyawe nafata ingagi inkuru mu mujyi bamaze kwidemarika barekuye ama operation ateye ubwoba ajyana na Jihad bakorana bibidasanzwe umukire wa Dynamic aramuhigira amurekrita saga miliyoni 7 arambwa ati ngiye nkwereke yuko ngenda kujyanye Emmy nyawe muri ya mayindi ye ahita ajya kugura inzu mu Bugesera gura ikibanza aracyubaka arafonda inzu ndetse inzaza kuyizamura nk'umuntu wari ufite umudamu nk'umuntu wamwubahirizaga ntago twabonye ibye muri iyi mihanda nubwo umudamu we yavuze ati nge ni ivi ryanjye yararihishe mu gihe ry'abandi ryo ari ku mugaragaro ubwo buri wese aba afite ibyamubabaje iyo nkuru sina ngombwa nuko ari byo byari bihari twarayibonye turatungurwa ubwo rero impamvu yanaciye kwa ngundi neza nawe abavuga ati Emmy nawe hari ubuhamya yatanze bwankirishije mu bintu nk'ibyo ibyo tubyihorere Emmy agiye kuri channel ye Emmy nyawe Empire ari demaritse arabomoye agize guta basaba imbabazi arazibasabye murongo mushya guhostinga arakomeza aranzitse none reba igihe cyose gishize ngo hari undi muntu ngo hari mama yake se ngo wamufashaga kandi ngahari wumva ngo watanze zamuka rero tubanze tubinyuremo turebe zamuka ndayibasomba iriya ne Emmy nyawe Empire mbasomere se ngiye ko mfite amakuru arambuye mbamanukira contract injira kontara nayimanuka ngiye injiramo twumve ariko yenda amazina yagendere kure amazina yenda yagendera kure yego ndabanyuramo mu mafaranga yarari gusohoka ngo iki yari amafaranga agera muri miliyoni 2 yego kuri channel yitwaga Top TV show yego ubwo bagomba kuba ari partnership yego 50 yego senkani kuri buri muntu yego ariko nyiri gushora we akarekura miliyoni 2 za mbere zo kugira ngo ibiganiro bitanu bijye biboneka buri cyumweru kuri channel biboneke bijyeho none undi nawe amuhereza ifungo ari ryizo miliyoni 2 yes ariko mu ngingo yo kugabanika avuga yuko bano bombi bazajya bapasura 50-50 ariko mbere yuko izo 50 zigenda hakagira 100 bibanza kuva ku mafaranga yinjiye yo kugira ngo afashe umunyamakuru mu kugira ngo izo nkuru 5 zibe zanyuze kuri channel neza yari contract iriho na za kashi zaki za noteri zimeze neza cyane akomereza ndebe babarunyuremo neza wirebera inkuru irahari
ngiyo wirebera rwose gake umanuka. Amasezerano y'imikoranire agamije guhuza imiyoboro ya YouTube. Muri aya masezerano ku ruhande rumwe Rukundo Emmanuel ufite indangamuntu iyi ngiyi uyu mukire wanjye se mbabarira cyane mba nanze kumuvuga kugira nta ungwishije kawo mbabariro wirebe uyu ko ari umusitari boya kandi uyu ko ari icyamamare kari umutunzi none urabizi ko ari umuherwe yewe yavuze ati bomora none se niwe none mana we kumira umwe akagiraho 50% indi irebera inkuru yose inkuru irahari akaba afite imigabane 100%. Yemeye kagiye kumva na Rukundo Emmanuel umwe akagiraho yewe we ya gatatu inshingano za buri ruhande. Inshingano gushaka gutegura ndetse no gukora ibiganiro byibura 5 mu cyumweru, gukora ibishoboka byose akazamura umubare w'abantu yandikije aranira kuzamura umubare aranira kuramanya imyitware. None se ngo nta kintu yamupimiye, nta kintu yigeze amupimira ruvanga izo miliyoni. Urabona yuko kugira ngo iyo contract ibe ubundi yari yabanje gusohoka imwe n'igice ubitimenya yarayipfumbase kabisa. Ngiyi rwose imwe n'igice 500 nayo yagomba kuyahabwa muri Kanama 2025. none se mana we reka mbanze mpanure aba we reka mbanze mpanure. Iyo ni inkuru iri ku baburetse mbanze manure King w'incamo cyane umwanya no kubera ko ngewe nifuje kunga abavandimwe yaba Jean Paul Nkundi neza yabe Emmy nyawe nukuri nifuje kubunga kubera ko nanone urwego ni rugwamagara ugatanga ubuhamya ntagari bibi kubijisho rya mugenzi wawe. Nyabuneka ubundi wavuga ngo nimbara hostingaga uyu muntu ngo hoya ngo none ngo ntabyo nzi nanone urwo ruhande nararwumvaga. Ariko nanone umuco wo kuregana aho kugera gute nawe wiyamya abantu benshi arimo n'aba YouTube babasiniye. Nyabuneka ni mukaregana ariko ko nanone nkajya mvuga n'amazina nkababwira ati uyu nguyu yaregaguye uyu yaregaguye. Nyabuneka nkabamanukamo mureganira iki wowe ari wowe agaha kari kundi ko gahandurika. Ibyo rero nabiciyemo burero ubuhanuzi nabuhereze Emmy nyawe ukamuha ubuhe buhanuzi rero avuga ngo nukuri Emmy uziyubakira umuryango wawe mwiza rwose kandi wowe n'umuryango wawe muzakorera Uwiteka. Ayo ni amagambo y'Imana abarizwa muri Bibiliya. Kandi nanone Emmy nabavuga ati wowe n'umuryango wawe nimba habaho feriya ushaka guferinga mu byambere. Nge sinarinzi ko n'umudamu we yatinyuka ngo aze umuntu mufitanye umwana. Nimba umuntu mufitanye umwana akaza kamena nibwo azabona indezo neza, nibwo azabona amafaranga y'amashuri neza. Wandagaje se uwo mwana nakura kwandagaza se mwungutsemo amafaranga ngaye mwabonye ngaye mwabikuyemo iki biba supportinze iki usibye kwiyanika usibye kugucishamo ijisho. Ariko nanone kandi noneho ni ibinyoma. Nimba umuntu yenda urugero yaravutse yenda dufata urugero 8 akaza akavuga ati navutse 9 kare nibyo nabyo nibya uri kuvuga umwirondoro utari uwawe. Uravuga ngo wavutse 8 n'urugero ariko abanyumva baranyumva abanyumva bagize guteke kumva. Nimba waravutse 8 ukaza mu myirondo wiyemeje gushyira ukuri hanze cyo nabyo ni ibindi bya. Nyabuneka nituzime n'inda ntituzaba ari twe twitera. N'ukuri uyu mubyeyi yafashije uwitwa Samusure yabanye nawe yashoye muri za sinema. Nge ndikanze ukiri naho ngaho reka manze mukumanukira umuntu contribution ye abantu yaremeye abana yafashije yareze bari imfubyi. Buriya se ba Emmy nago barabazi uziko Judy buriya muri la filime ya Rocky yitwa Wrath of Soldier yatanzemo 2 zamuka King 2 sizo coach batubwira ngo n'umuherwe wa mbere se sizo nawe yari cyane rwose zamuka yaragurutse arabwiye ati ngiye mu gushyigikira igikorwa cy'umuvandimwe iyo flash ndayigura miliyoni 2 imbabarira cyane. None se ikintu nshaka kwibaza ni kimwe ubu uyu mwambi nawe urekura ukagera mu mategeko. Uyu mwambi ntabwo uri buze kukugira icyo wangiriza kuri urumva nimba umwambi wamaze kuza deja erega niyo mpamvu mbasengera. Emmy urabona madamu aramwatatse sibyo no nawe bosi wa Emmy kingo nizamba
wihita nyine uhutiraho basi reka ibya mbere abicike kandi ibyo bintu bigendana n'igikundiro twagiye tubona abantu baje bavugwa nabi basubira inyuma bagira decadence bigendana n'abantu bakubresinga nawe ndabyibuka ubwo Jihad yari yendaga gusomerwa araza nawe aramubomora ikiganiro umenya cyarageze mu ryingahe nawe uvuga ibyo yagiye amukorera ngo hari n'amakado ngo bahaga Jihad ngo Emmy nyawe ngo akayarya aho naho ubushinjije ubundi umuntu mu maye nukuri dukora ibyiza nta muntu wakoze ibyiza ngo niyemerwe nawe ibyo bintu byo kurebera kuri aba ngo ba Lorenzo umuntu ari kuza agafata Dr Nkuya akamwandagaza akamugira nka mugenzi we ngo bwana ngo wowe ngo noneho ibaza abanyamakuru ibyamamare biri kubomora bya Gitafu byavuzwe barugajurigani bamaze kuba ba mbere mu busesenguzi mu gihugu wakavuga ngo bakuvuze ariko ukadistotinga ubuyobozi ubwoba bukakwica ugahita usiba tuba twamaze ugasubira gusobana ziriya soni zikora Samu Karenzi umuhemba ziriya soni zikora ababyeyi kuko hari umuntu utaratojwe kubaha niwe bavuze wenyine abantu bose kuvura urwego rw'abaho bawoninzwe abaparedinzwe ishyano wakoze umenagura ba Rugaju naryo uraryirengagije ubu noneho twigire kuri bwana Lorenzo ngo musanga mfura ubupfura buhe muyihe muri tweet ubupfura buhe ngo izina ni ryo muntu siko umunyarwanda avuga se ubupfura buhe uyu wanditse ibintu kabisiba tujye tumenya abantu twigiraho nimba umuntu yenda mu itangazamakuru yenda reka mfata urugero kandi ruri typique bamwita Jean Pierre Kagabo uyu ni intare uyu ni imbaka uyu nguyu yagendanye n'imirongo migari kugeza ubwo n'ahantu perezida yagiye nawe abahari ni Rwanda Day ni igitendo cya Cabo Delgado ni Central Afrique ibitendo bye muri Kongo yagiye amena inkuru ziteye ubwoba twagiye tuzibona uyu muntu akagera akavuga ngo mbikoze neza nabarutse gitwari ndi Zinedine Zizu ngiye mu zindi nshingano zifitiye igihugu akamaro ariko nanone mu mwuga sinsibangane agashinga igitangazamakuru Kepi ubwo ni Kagabo Pierre nyine ariko nyine ese ubundi kintu nibaza umuvugizi wa RIB yatanga urugero ku bintu bihari nyine byanagaragaye ntago ari urugero ntago ndi kwivugira gutya oya no kuri iyi ncuro yari gasopo warning bimaze iki mutwigisha iki nabahe bantu bose batagiye bahabwa ese ugira imana nugira umugira inama numukebura atararengera amafaranga bahembwa ni meza ni menshi ubiciro by'imigani ujuza wirirwa wakaba minister bari mu nshingano z'igihugu bareberera umuturage amayoga koze cyane nibucya ufata umuvugizi umugaraguza gati tukwigireho ni Samu Karenzi soni zikora kuko nimba Lorenzo anahondagura Rugaju kuvuga ngo nubundi ntacyo ashigaje ariko tukiraho oya nawe gira ikintu uvuga mbaba tukiraho nandi kwimanukira tukiraho tujye twemera mu aba YouTuber bari bo bamukuraho isomo aho kugira ngo rero Jean Paul afatirane amuri bate nakumire nawe yagiriwe imbabazi nyuma yo kuva mu igororero nyabuneka ayo ma episode yandi wakoresheje mama yake we yakumire nyabuneka Emmy iturize wirebere urukundo rushya uruhesha agaciro Imana iguha umugisha ariko nanone tera ikirenge umvikana n'uyu muntu nge mbonyeho kashe za noteri igendemo neza kubera ko hasi mbonye ahubwo hari na metere bayisa agira ati umwambura urasohoka vuba ahangaha ese kuregana ariko nanone King hari ukuntu iyo umuntu aguhaye amafaranga kajya imbere ya senare ukayemera kemera no kwishyura menya batakuboha tubigendanemo wemera kwishyura ukazirya ukavuga uti wazanjyana nemere kwishyura kose kumugana inyungu zayo hanyuma dukomeza tuzamuka tunagana ku musozo w'ikiganiro tubanze tubwira abanyarwanda ko turaha ku bwa 10 yego Shemutabazi kabisa hano rwose haruguru ya Green Corner cyangwa se ku muhanda w'amabuye uzamuka ugana Baoba ariko nanone umukadara hano yitere ku munsi Venus TV iyi ni chaîne iri guca amakuru atandukanye mu minsi iri imbere yenda King nawe azagendamo amakorabo ariko nawe abantu bawe babimenye ko hari ahandi mbandi ubwo nibancurwaha
bamenye ko ari umwami. hanyuma asaba ko nibabona Venus babone ko mbomoye. abona Jarasi ko nayo ikomeza kugaruka bayibaza. Wikomeretsa reka nikomereza wa mugabo wikomeretsa tazanumbura mu biganiro. Ejo bundi nibwo twari turi kumena inkuru ya Ngabo Robin tuvuga uburyo hawe blessing kuva ku 600 bakagukubira kabiri hafi n'igice ukajya kuri imwe n'igice biro nziza amamisi uzajya ujyamo mu nama zikomeye za FIFA za CAF ugendana na president ugendana na ESG harasobanutse urwego rwarasobanutse. Nibwo ejo nari ndimo ncukumbura umwandiko nkavuga abanyamakuru babiri yaba biganiro anta yaba Faustinho simbigarukaho ko bashaka kugenda runono hariya ngo basubireyo anta yasiza hari base nawe ngo ubuyobozi nibwabireba ijisho ryiza bakomanze kuri Faustinho abakonvenga. Ikibazo kiza kuba ko hari ifungo shaya yari yarariye ryo kwisiba ubwo miliyoni zirimo do amafaranga ni menshi cyane. Bibwira abanyarwanda miliyoni enye ni nyinshi. Bibwira abanyarwanda miliyoni enye zirimo ipiyayenzi. None se ngo niye filime ya mbere umukada agiye kuzagaragaramo mu mateka y'igihugu. Ubu turi gukora filime kuri Precision TV ngira ngo tunabwiye n'abanyarwanda ko tugiye gusohora filime nziza hano kuri Precision TV izaba irimo umukada ndetse n'ibindi byamamare. Venus TV ni channel y'abanyarwanda.